kandi tumaze igihe kitari gito hano turazinanye. By'ukuri nubwo tutabona n'amaso ku yandi, ariko umuntu asigaye avuga ukumva wamumenye, uramuzi, ndetse twamubona no ku nshusho tugahita tumenya uwo ari we, kuko hano habaye mu rugo rw'Imana, niho abera b'Imana turi, niho twimenyereza, niho dukomeza kwishimira. Rero niyo mpamvu rero twese tumaze kumenyana. Ni ukuri Imana yo mu ijuru ikomeze kubaho umugisha. Mperereye mu gihugu cy'u Bugande, Kampala, ahantu hitwa Gaba, niho ndi. Yego. Amazina yanje nitwa Nyakinyana Dina, ndi umupasiteri, tuyoboye itorero rya Nyurehe. Aho hantu niho duhaye dukorera umurimo w'Imana, ariko nanone tukaba n'abavugabutumwa. Yego. Hariho minisiteri y'abarinzi nanone duhagarariye hirya no hino, kugira ngo dukomeze gukanguzanya muri uru rugendo. Yego. Ibyo niyo mirimo dukorera Imana. Ubundi by'ukuri turi hano kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo. Murahawe kaze rero kugira ngo twumve ijambo ry'Imana. Reka tudatinze twinjire mu zanditswe hano mu Bagalatiya 5 ku murongo wa 16. Nimba hano hari udufasha cyangwa Emmanuel, kugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana. Mu Bagalatiya 5 ku 16 arasoma ageze kuri 23. Karibu rero, kandi nimba hari abandi bahari rwose badufasha gusoma, kuko twamenyereye igitabo cy'Ikirundi, rero gusoma Ikinyarwanda hari igihe bitugora cyane. Karibu. Reka tugufashe. Yego. Ndavuga nti muyoborwe n'umwuka. Yego. Kuko aribwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga. Kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga. Yego. Kuko ibyo bihabanye, nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka, ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Yego. Dore imirimo ya kamere iragaragara n'iyi: gusambana no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, Yego. no gusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutungana n'ishari n'umujinya n'amahane, Yego. no kwitandukanya no kwirema ibice. Ngeze kuri kangahe? Ugeze kuri 23. No kugomanwa no gusinda n'ibiganiro n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare, nk'uko nababwiye kera, yuko abakora ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, amahoro, no kwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibimeze bityo nta mategeko abihana. Amen. 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 Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Reka tuganire ijambo nahisemo ko uyu munsi tuganira namwe cyangwa twese, ijambo rivuga hejuru yo kuyoborwa n'umwuka. Yego. Turi mu bihe byo gukomeza itorero Yesu yasezeranye ko
baratubwiye ejo umuvandimwe ejo wayoboye avuga ko Yesu yasize isezerano rivuga ngo nimugende mu myindire mu murwa. Yego. Kwari ukugira ngo abe ariho azaja gukomereza itorero. Yari amaze gukora imirimo yiwe mu isi, yari amaze gucungura umwana w'umuntu, yari amaze gukorana n'umwana w'umuntu, yari amaze kwiga ku isi imeze, Yego. yari amaze kumenya ikizokomeza itorero, wari umwuka w'Imana. Amen. Kuko yari yagaragaje ibizafasha itorero byose uko bihari. Aje ku musaraba arababazwa, kwari kugira ngo mu mubabaro we abashe gucungura itorero. Aremera aje ikuzimu, asiga ahambiriyeyo Satani, kwari kugira ngo atumare ubwoba bw'urupfu, akureho urupfu, azukane urufunguzo rw'abera. Amen. Rero ababwira ikindi gikorwa, agiye mu ijuru, agiye kongera kandi gutanga raporo icyo yakoze, icyo yasize akoze mu isi, ko acunguye umwana w'umuntu. Rero zari izindi mbaraga zikomeye kugira ngo data wo mu ijuru, Imana yacu, yongere yuzuranye nawe kugira ngo aze atange itorero, atange umwuka wera kugira ngo ubashe gufasha itorero. Yego. Nicyo gikorwa Yesu yabwiye abigishwa ngo nimugende mu ndindire mu murwa, kugira ngo abe ariho mbasha kuza gukomereza itorero. Yego. Kandi by'ukuri nicyo gihe itorero ryakomejwe, nicyo gihe itorero ryatinyutse, nicyo gihe itorero ryakomeye ribasha kwamamaza Kristo. Hanyuma rero Pawulo nawe yandikira ab'i Galatiya, ababwira agakiza bahawe, bizeye ko batagomba kugasangiza n'ibindi. Arababwira ngo muyoborwe n'umwuka, ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Haleluya. Haleluya. Ngo muyoborwe n'umwuka. Buriya umwuka, turavuga ku mwuka tuvuge na kamere. Turaza kureba neza icyo umwuka umara mu bugingo bwacu. Yego. Umwuka wonyine niwe uzumara imirimo ya kamere. Yego. Hatabaye umwuka w'Imana, umuntu ni umuntu. Umuntu yambaye umubiri, umuntu yambaye ubuzima bukorerwamo intambara zikomeye. Yego. Arababwira ngo muyoborwe n'umwuka, ngo nibwo mutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Ngo kuko kamere irarikira iby'umwuka yifuza cyangwa se yanga. Igihe cyose ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko umwuka urarikira iby'umwuka, kamere nayo irarikira ibya kamere. Yego. Ni ibintu bihabanye rero, niko bimeze. Icyo gituma rero umwuka niwo ubasha gukuraho imirimo ya kamere wonyine gusa. Yego. Pawulo yagezeho avuga ati nshaka gukora icyiza, ngo ariko ikibi kigenda kinyitanga imbere. Igihe cyose rero iyo turi muri uyu mubiri, kenshi tutariyobowe n'umwuka w'Imana, 100% abantu bakorera muri kamere. Yego. Kandi kamere niyo ikora hatari umwuka, niyo ikora cyane. Imana idufashe cyane. Imana tubabarire. Pawulo arabwira abagalatiya ngo imirimo ya kamere rero ni ugusambana. Yego. Ni ugukora iz'isoni nke. Ni ugusenga ibishushanyo. Yego. Ni ukuroga. Yego. Ni ugutongana. Ni ishari, ni umujinya. Kandi biteka iyo umuntu adafite umwuka w'Imana.
niho usanga abantu benshi binjira mu ntonganya badahaye babimenya. yego Nicyo gituma usanga abantu benshi bagendana ishari badahaye bamenya. Kubera iki? Nta mwuka w'Imana ubarimo. yego Kenshi twagiye dufata umwuka w'Imana tukumva ko n'iziriya mpano. Umuntu akaba yokwerekwa, umuntu akaba yoshamburiya, umuntu akaba yakora biriya. Ukaba wasirimba nk'uko babivuga, nk'uko babikora. yego Ukaba wavuga ku ndimi, abantu bagakunda bakemera turiya muntu rwose yuzuye umwuka w'Imana. Ariko ziriya ni impano. yego Umwuka w'Imana n'udukuraho ibi byose, izi nzigo za kamere. Iri shari, yego uyu mujinya, yego izi ndonganye, uku kwirema ibice, yego ibi byose ni imirimo ya kamere. Kandi muri iki gihe abantu bariko barakorera muri kamere mu buryo badahaye bamenya. yego Ko turumva abantu baye basengera itorero kandi bakomereza aho, Imana ikomeze ibagirire neza. amen Kwirema ibice, itorero ry'Imana. Iyo twuzuye umwuka w'Imana, ni ukuri mbabwije ukuri, uwuzuye umwuka w'Imana ntabwo azayirema ibice. Ntibyoshoboka. Ntabwo yavuga ibiteye isoni. Ntibyoshoboka. Kubera iki? Umwuka w'Imana aho uri harahinduka, hatuma ubasha kumenya neza ibigukoreramo. yego Kubera iki? Isi yuzuye umwijima w'intambara zo kuroga n'ishari n'inzangano. Ni ukubera umwuka w'Imana udagiye abikorera mu bantu. yego Ariko uyu mwanya ijambo twaje kuvuga ngo tuganire ni ijambo rivuga ngo tuyoborwe n'umwuka. Nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. yego Nibwo umuntu atazabasha gukora ibi byose kamere ihayikora. Kandi arababwira ngo izo zose ndabibabwira, ngo abakora ibyo ngo ntibazaraga ubwami bw'Imana. yego Imana idufashe cyane. Imana idufashe. Kuri 22 aravuga ngo imbuto z'umwuka ni urukundo, ni amahoro, ni ibyishimo, ni amahoro, yego ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza. yego Haleluya. Ngibyo rero iby'imbuto umwuka w'Imana uza wera ni urukundo. Babwije ukuri, ahariho umwuka w'Imana hariho urukundo. yego Pawulo amaze kuzura umwuka w'Imana, mwibuke ko yatoteje itorero. yego Yakoreye muri kamere ikomeye cyane. Ariko amaze kuzura umwuka w'Imana, ababwira urukundo rukomeye rw'Imana. Imana ishimwe. Yera imbuto z'urukundo, yera imbuto z'ibyishimo, yego yera imbuto z'amahoro, yera imbuto zo kwihangana. amen Haleluya. haleluya Bityo rero icy'umwuka w'Imana, iyo uri mu bugingo bw'abakristo, abantu barera imbuto. Igiti cyiza kizacera imbuto, abantu bakaza gusoroma. yego Bagasoroma imbuto z'urukundo, bagasoroma imbuto z'ibyishimo, yego bagasoroma imbuto z'amahoro no kwihangana. Ngwibyo iby'imbuto umwuka uza wera. yego Haleluya. haleluya Hano mu butumwa bwiza bwa Yohana, ni ijambo ejo nararisomye numva riramfashije cyane. 15 14 ku murongo wa 15 yego haravuga ngo ni mu nkunda mukitondera amategeko yanje, ngo naje nzasaba data yego
ngo nawe azabaho umufasha wo kubana namwe w'ibihe byose. Yego. Niwe mwuka ngo w'ukuri. Ngo ntibishoboka kuko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi. Yego. Ngo ariko mwebweho ngo muramuzi kuko abana namwe. Haleluya. Haleluya. Ngo abana namwe. Amen. Umwuka w'Imana ntaho ugenda ubana natwe, ubana n'abizera n'abawakiriye. Nicyo gituma rero iyo umwuka w'Imana ukomeza kubana natwe, izi mbuto za kamere cyangwa se izo za kamere zose birahunga. Yego. Nta kindi kintu kiza kimara imirimo ya kamere, ni umwuka w'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Tuzamura icyubahiro cy'Imana, umwuka w'Imana. Haleluya. Haleluya. Ugumara gusa imirimo ya kamere. Amen. Ariko nawe uri cyo kimwe n'abandi. Nicyo gituma usanga abantu bava mu materaniro ugasanga wareba imbuto zabo, wareba imbuto hanze, wareba ibyo barundi nibo bavuga ngo kwama, wareba ibyo bariko barama, wareba ibyo bariko barera, ukayoberwa ibyo ari byo. Yego. Ukabona biratandukanye mu rusengero no hanze. Haleluya. Haleluya. Ufite umwuka w'Imana arawinjirana no mu rugo, arawinjirana no muri quartier, arawinjirana no mu baturanyi be, arawinjirana no mu miryango. Urakomeza uni system idashira. Aravuga ngo nimunkunda, iri ni isezerano yari ko abwira abigishwa we, yari ko asezerana ababwira ngo nimunkunda gusa, mukitondera amategeko yanje, mukayabamwe mukayagenderamo. Ngo naje nzasaba data ngo nawe azabaha umufasha. Umwuka wera ni umufasha. Amen. Kandi azadufasha aho tudashoboye. Iyo rero twakiriye umufasha ari we Yesu Kristo, ibindi gusa kuko twamwakiriye, ibindi niwe ubirwanya, iziriya za kamere niwe uzirwanya. Yego. Uyu mubiri twambaye niwe ugenda akamara ibigenda biganza iyi mibiri twambaye. Yego. Bigatuma imibiri ihunga, umwuka w'Imana akaba ari ukomeza gukora hagati muri twebwe. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Ku murongo wa 17 aravuga ngo niwe mwuka w'ukuri. Ngo ntibishoboka kuko ab'isi bawuhabwa. Yego. Nimwumvega, ab'isi ntibashobora guhabwa umwuka w'Imana. Ntibyoshoboka. Nicyo gituma abanyabwenge iyo ubuhaye kuvuga ngo bavuge bikeya iby'uru rugendo cyangwa se by'abana b'Imana, nicyo gituma uzubona ari injiji. Yego. Ariko wabona umwana w'Imana, niko umuririmbyi nimba ari umurinzi wavuze ngo nubwo bazaba arabaswa ntibazayoba iyo nzira. Bibiliya nubwo bazaba arabaswa batize gusa bizeye Kristo, ntibazayoba iyo nzira kuko umwuka w'Imana akorera muri bo. Amen. Ab'isi ngo ntibashobora kumuhabwa ngo kuko batamurora. Yego. Ngo ariko mwebwe muramuzi kuko abana namwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana turawumenya. Nicyo gituma ejo mama Kamariza yarasenze ngo Mana ya Isiraheli we ngo wageze ufata abagabo ngo n'abagore buzuye umwuka w'Imana ngo bakaje gusobanura amandiko ngo biherereye ngo bakagenda batora ngo kanaka na kanaka. Hari igihe bageze bavuga ngo umusitari ngo bavuze ngo kanaka paka ari uzagenda. Yego. Umwuka w'Imana ukarondora, ukavuga. Ari umunsi umwe twagiye mu ivugabutumwa mu Minembwe ngo tugere Buvira, noneho dusenga amasengesho yo guhaguruka, hanyuma Imana iratubwira ngo imodoka twateganye ngo niyo tujamo ngo ntituyijemo. Ngo ari imodoka ngo yaduteganyije ngo ariyo tujamo. Yego.
avuga ati ariko noneho ibi zose noneho ni gute ngo tuhagere dusanga iyo modoka twateganyije niyo badushimiye niyo tubona mu buryo bugaragara niyo imodoka nziza haza iyindi modoka ya kabiri Imana iratubwira ngo ariyo tujamo naho kwari ukugira ngo nitugera hariya mu Babembe mu Rusuku oya hano utaragera Ikirombe. tuhasanga bakatanya abasirikari 8 bahe bazamuka baja mu misozi turajana nabo ngo dushike muri Mukoko tubabwira ubutumwa bari bafite akanyanga bari abantu bari bafite ibintu tubona uko babivuga bariko baradutuka ariko vy'ukuri muri uwo mwanya kuko umwuka w'Imana uzurondora ibintu bikomeye yego tugeze muri Mukoko neza imvura iragwa imodoka irashaya noneho nazanzoka zibavuyemo batangira kuyisayura bavuga ngo turebe ko twohava ndabwira mugenzi wanje twari kumwe turavuga ngo aha nyine tugiye kubafatira tubabwira ijambo ry'Imana yego titwamenya igiswahili cyavuye nitwamenya igifaransa cyavuye turavuga ubutumwa babasirikari bose barihana yego ngo bamare kwihana nibo badutwajije amasakoshi tugenda n'ibirenge kuva muri Mukoko tugera kuri 0 yego ngo tugere mu maeneo yawo naho tubabwira ubutumwa kugeza abasirikari barihana abasirikari 12 barihanye bariko bazana ibintu byabo by'ibiheko bakaza babiturambika imbere turatangara Imana ishimwe uwo ni umwuka w'Imana amen kandi iyo tugenda muri ya modoka vyenda ntitwari kubona abo bantu kuko umwuka w'Imana uje urondora umwuka w'Imana turimo niko Bibiliya itubwiye yego uwo tugendana nawo niwe uzi ukubwira icyo ugomba gukora yego kandi niwe uzi udukomeza ukugira ngo izi mbuto cyangwa izi ngeso za kamere ntizibashe kugera ku bana b'Imana haleluya 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 amen amen umwuka w'Imana niwe twahawe niwe twasigiwe kugira ngo uyu mwuka ubashe gukomeza itorero amen umwuka nanone w'Imana watugize abana b'Imana hano mu Baroma 8 ku murongo wa 14 haravuga ngo abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana yego timwahawe umwuka ubata ubasubiza mu bwoba ariko mwahawe umwuka ubatinyura yego umwuka w'Imana uje udutinyura umwuka w'Imana watugize kuba abana b'Imana amen haleluya haleluya kandi ubwo turi abana b'Imana ngo turi n'abaraganwa nawe yego kandi ngo turi n'abaraganwa na Kristo haleluya haleluya baraganwa nawe twaraganwe igihugu cy'ubugingo twaraganwe igihugu cy'ubwami turi n'abaraganwa nawe tuzobana nawe Imana ishimwe haleluya amen amen Kristo bavandimwe umwuka twahawe si udusubiza muri buriya bubata buriya bubata bw'umwijima buriya bubata bukora ibibi buriya bubata budafite ubuzima yego ariko umwuka w'Imana uza udutinyura kandi ukatwemeza ko turi abana b'Imana amen kandi ngo uzubwiririkanya n'umwuka uturimo ko turi abana b'Imana urahanana uje ukwemeza yego uje ukubwira ukakubwira ukuri Yesu ashimwe cyane Imana ihimbazwe icya gatatu ngo umwuka w'Imana ku murongo wa 80 nyene ku murongo ha mu Baroma 8 kuri 26 ngo umwuka w'Imana uzudusengera yego uzutunirihira iminihi ituvugwa uzudutakira ngo abadata haleluya yego haleluya amen haleluya
Amen. umwuka w'Imana nubwo nibwo buzima dufite muri iyi si. Hatabaye umwuka w'Imana ntituzi gusenga, Oya. ntitwomenya gukiranuka, ntiwamenya iburyo n'ibumoso, ntiwabishobora, nta n'ibyo wamenya. Ariko ngo uze udufasha mu ntege nke, Yego. ngo uze utunihira iminiho itovugwa, uze udutakira ngo aba data. Ubwo nibwo buzima dufite muri iyi si. Yego. Ubwo nibwo buzima tugendana nawe muri iyi si. Yego. Nicyo gituma yavuze ngo sinzabasiga nk'imfubyi, nzabasigira umufasha wo kubana nawe. Amen. Uwo mufasha ngo niwe Mwuka Wera, ngo azabibutsa, azatwibutsa ibiriho ngo n'ibigiye kuzaza. Yego. Turabizi ibiri imbere yacu tuzatubimenya, kuko uwo Mwuka w'Imana uri muri twe. Uze utwemeza, uze utubwira ubuzima bwacu, uze utubwira niba uje uduha amasezerano. Haleluya. 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 Amen. Yesu mwami we, niwe watugize ubwoko tutari ubwoko. Yego. Twari kure, twari abanyamahanga, mwene data yabivuze. Ariko uyu mwuka uze udufasha ukaduhindura, waduhinduye kuba abana b'Imana. Yego. Barake ngo yabwiye Baramu ngo nagende, ati buriya bwoko ni bwinshi, genda ubumvumire kuko butazakomeza kugagara ngo bube abantu bakomeye. Ngo Baramu arabwira ati jewe navuma abo Imana itavumye, navuma abo Imana yihezagiriye, ngo n'ubwoko butuye ahabwo. Yego. Haleluya. Haleluya. Ubwoko butuye ahabwo. Amen. Turi abana b'Imana batuye ahabwo. Nicyo gituma bisi ngo batamuzi. Yego. Kuko batamumenye. Haleluya. Haleluya. Mureke tuyoborwe n'umwuka, nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Yego. Twebwe ntabwo turabo kurarikira ibya kamere, iby'ubu buzima cyangwa se ibya kino gihe cya none. Turi abana b'Imana. Amen. Haleluya. Haleluya. Hari igihe kimwe, kuko nabaye mu Burundi cyane imyaka myinshi, ni naho Imana yampamagariye, ni naho numvise ko nuzurira umwuka w'Imana. Yego. Maze imyaka 10 ntagira urusengero. Numva muri nje haza igitekerezo kivuga ngo Imana kuri muri nje. Niki cyantera irungu? Yego. Niki cyatuma ndasenga? Nari mfite akana kamwe, umugabo nawe yari mu bindi bikorwa byiwe. Ariko nigira inama, ndavuga ngo Imana kuri muri nje. Niki cyotuma ko n'urusengero rw'Imana, ni kubera iki ntoba mu rusengero rwanje nkarukorera nkarubamo karubanamwo n'Imana. Nukuri naratangaye, namaze imyaka 10 tagira urusengero, ariko muri nahabonye Imana, nahumviye Imana, nahumviye ijwi ry'Imana, nahumviye ubwiza bw'Imana. Kubera iki numvise naremeye ndavuga ngo Mana ni ndurusengero, ngwino tubane. Rero naho rero Pawulo yandikiye Abaroma arabwira ngo abayoborwa n'umwuka bose nibo bana b'Imana. Amen. Kuko ngo mutahawe umwuka ububata ngo basubiza mu bwoba, ngo wabahaye umwuka ubatinyura kuko muri abana b'Imana. Yego. Umwuka w'Imana uje udutinyura, tukamenya abo turi bo, tukamenya koko by'ukuri turi abana b'Imana. Yego. Kandi uwo mwuka uzuhamanywa n'umwuka uturimo, ukatwemeza, ukatubwira ko turi abana b'Imana. Amen. Ubu nibwo buzima rero bw'abafite bw'abayoborwa n'umwuka. Ubemeza ko ari abana b'Imana. Yego. Umwuka w'Imana ugakorera muri bo. Umwuka w'Imana ukaganza muri bo. Yego. Umwuka w'Imana ukica kamere.
dukunze kubona iriya ruguru hariho ibisimba biza bigenda biga ibigori bikarya imbuto abantu bateye, ariko bazana bapuriza tuma ziriya mbuto zitera neza. Natwe rero uyu mwuka niwe uza wica za kamere. Yego. Niwe uza utuma uzuza ugapuriza za kamere zigapfa. Haleluya. Hari aho Pawulo yavuze ngo si njyewe uriho, ngo ni Kristo uri mu bugingo bwanje. Yego. Kubera iki? Yari yiratanye umwuka w'Imana. Yumva ko noneho bya bindi byamuganzaga ntibikiriho. Ni Kristo uri mu bugingo bwiwe. Yego. Bakristo bene data, mureke twifuze kuyoborwa n'umwuka w'Imana. Yego. Nibwo tutazakora ibyo kamere irarikira. Nibwo tutazabasha gukora biriya zose ziriya ngeso zose za kamere. Nibwo tutazabasha kwirema ibice. Yego. Ni bibi abantu ko barirema ibice we. Cyane. Mana yo mu ijuru, Imana idufashe. Imana idufashe. Muri bino bihe abantu bafite ingeso za kamere ziriko zirakora mu buryo bukomeye cyane. Ugasanga abantu bari mu itorero ariko nanone imitima yo gusenyana irahari. Yego. Ni kamere iriya. Ntiwibaze uriya ni umuntu, uriya ni umwana w'Imana, uriya yakuzura umwuka w'Imana yakora ibitangaza. Ariko rero kamere ntiyapfuye. Yego. Kamere ntabwo izipfa, usibye gusa umwuka w'Imana niwe uzuyibamba kamere igapfa. Ariko hatabaye umwuka w'Imana, umuntu ni umuntu cyane. Nta kindi kidukwiriye torero ry'Imana, nta kindi kidukwiriye twebwe abakristo. Tugomba kubambika kamere, tugomba kwiyambura iyi kamere, tukemera tukayoborwa n'umwuka w'Imana. Amen. Tukemera kamere, tukemera umwuka w'Imana ukaganza iyi kamere. Yego. Niki dukunze kuvuga umwuka w'Imana, ntitwige no kuri kamere. Yaba twigaga kamere, tuba tugenda tumenya neza ibikorera mu bantu uko bingana. Yego. Kuba ikintu kivuga ngo abavuye mu ikanisa reka ngende nk'umucokoza amubwira ati wangiriye gutyo, ni ukuri yakuzaho kandi avuye mu ikanisa cyane. kubera iki kamere ntiyabambwe. Yesu yageze avuga ati dore niba bakubita umusaya umwe muhindukize uwundi. Yego. Ni ukubera iki? Kwari ukugira ngo bakomeze bayoborwe n'umwuka. Ibi rero nivyo tugomba kwiga. Tukiga umwuka w'Imana, tukiga na kamere n'imbuto za kamere. Kugira ngo tubashe kumenya ikidukwiriye twebwe abana b'Imana. Yego. Ibigomba kudukomeza twebwe abana b'Imana. Haleluya. 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 Amen. Amen. Rero Yesu yababwiye mu byakozwe n'indumwa igice cya mbere ku murongo w'8 gucyakora umwuka w'Imana ubamanukira ngo azabagira abagabo. Yego. Uzabahamiriza, uzagenda muhamya muvuga Yesu Kristo. Mutangirire i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Yego. Haleluya. 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 Amen. Amen. Babwije ukuri igihe umwuka wera wamanukiraga muri je, nakoreraga ahantu kwibarabara, nahokerezaga ibigori, ariko umwuka w'Imana waramanukaga abaza kungurira ibigori nkababwira ubutumwa, biranyobera, ibigori bikanshyirirana bigashirira, naje biranyobera nyoberwa uko byagenze. Muri iyi umwuka w'Imana uje udutinyura, uje utugira abagabo. Yego. Uze utuma tumuhamya tukavuga Yesu uko ari. Muririmbyi yaravuze ngo inguru nimba mu nguko Yesu bamuvuze ngo niko naje namusanze. Yego. Uwo ni umwuka w'Imana. Amen. Mureke tuyoborwe n'umwuka, nibwo tutazakora izo kamere irarikira. Tuyoborwa n'umwuka, umwuka uzadufasha. Yego. Uzabasha kumenya
ibyo umwuka w'Imana ukeneye mu bugingo bwacu, nibwo ukeneye kumenya ibyo tugomba gukora. Yego. Imana yo mu ijuru idufashe. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Yego. Tubashe kumenya, tubashe kwiga, tubashe gusaba umwuka wera. Tubashe kubwira Imana idufashe muri bino bihe itorero rihaye rigeragezwa. Yego. Nimba muhaye mubona intambara hirya no hino, n'itorero rihaye rihiga. Yego. Ariko twebwe nk'abakristo tubwire Imana iyuzuze buri muntu wese umwuka w'Imana. Amen. Kugira ngo abashe gutsinda kamere. Amen. Kamere y'inzangano, kamere yo kwirema ibice, Yego. kamere y'ishari, kamere y'inzangano. Yego. Hanyuma twuzure umwuka wera tubashe kwamamaza Kristo. Imana yo mu ijuru iduhe umugisha kandi tugirire neza. Amen.